Haleluya. 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 Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ariko nkuko mwene data yabivuze, naje ku giti cyaje nagaye urusaku mu materaniro. Umuntu akeneye mugenzi we wamureba mugasohoka mukaganira, mwasoza ibiganiro mukaza. Amateraniro abereyeho ikintu kimwe gusa, abereyeho kunguka kumenya Imana. Kuvuga buri gihe ntabwo ari byiza, no guceceka ntabwo ari byiza. Icyiza ni iki? Icyiza ni ukuvuga ijambo riruta guceceka. Hari ijambo riba rikomeye ku buryo riruta guceceka, ariko ubundi guceceka nibyo byiza. Muterane umuntu ntakwiriye kuvuga gusa ijambo ryose rije. Umuntu ntakwiriye kuvuga ubusa mu materaniro. Materaniro ukwiriye kuvuga kubera ko ufite ikintu wenda kudusangiza kugira ngo twunguke. Niba izo uvuga nta message irimo yakungura iteraniro ryose, ukawucecetse ukaza kubibwira umwe, ukamusaba nimero yiwe mukaza kubivugana hanze, niko kwiza. Haleluya, haleluya. Icyo ni kimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Niyonzima Robert, ndi umukristo. Ntabwo ndubaka, ariko ibyo byose umuntu wese utarakora ubukwe buriya aba bufite. Ndi muri abo ngabo babufite. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uko habe no guseka nako, dukwiriye guseka nk'abari mu ikanisa, twarangiza tukagaruka tukunguka. Uko utazukenera uguhuza iyo urimo wunguka amashiringi hariya hanze, niko udakwiriye gukerensa n'ijambo ry'Imana cyangwa n'irindi jambo ryose rivugiwe mu materaniro. Ukwiriye kuriha umwanya ukaryumva, kubera ko isi ni ishuri. Ibyo twumva haba hari igihe kizagera tukabibazwa, hanyuma ukaza kubura igisubizo. Abarundi bazavuga uwatsinzwe ngo bayasubije ibyo batamubajije, cyangwa ugasubiza ibitajanye n'ikibazo bakubajije, kandi hari aho wigeze kubyiga. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turasoma Mika, ubuhanuzi bwa Mika, ibice ni 6, umurongo wa 8. Mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche, itokayo mbavu yako ngo twahageze twese. Haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse iciza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Amen. Amen. Turongera dusome Imigani 19 umurongo wa 11.
twari tuvuze ko ari imigani 19 umurongo wa 11. Amajwi yacu arasaraye kubera ko dutaramye tutaye tubiheruka, uko babivuze tugize amezi menshi tudaterana kubw'impamvu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Amen. Amen. Turongera dusome Matayo ibice 5 umurongo wa 7. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, amwe mu magambo Yesu yavuze atangira umurimo we, yanditse mu bice 5 za Matayo umurongo wa 7. Dusome, turasoma umurongo wa 7 wonyine. Haravuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga, umutwe w'amagambo uravuga ngo kubabarira nk'ihame rituma umuntu arushaho kubana n'Imana neza. Ihame ni ikintu kiba kiriho kidahinduka. Ihame tiriza rihindurwa nuko himye undi mwami cyangwa habaye undi president. Baho urugero rw'ihame rimwe ryo muri fizike, ukuntere ikintu hejuru ni ihame ko kigaruka kikitura hasi. Hari nubwo twotora undi president tiyo bihindura, tizohinduka ngo nuko president yavuye, ariko amategeko bazayahindura akabongerera kwiyamamaza n'igihe batari bakivyemerewe, kubera ko ari amategeko nyine barayahindura, ariko ihame ndiriza rihinduka. Kubabarira rero ni ihame rimwe mu mahame ya Bibiliya afasha umukristo gukomeza kubana n'Imana neza. Ukeneye kubana n'Imana neza, tangira wige kubabarira. Kubabarira, aho twasomye muri Mika havuze ngo yewe mwana w'umuntu we, ngo yakwiretse iciza icarico. Ico Uwiteka gushakaho niki? Icambere gukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira, kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ariko nahisemo ko tuganira ihame rya kabiri. Irya mbere riravuga ngo nu gukora ibyo gukiranuka, iryo twarisimbye. Turaganira ihame rivuga ngo gukunda kubabarira, kugira umutima ubabarira. Wakwibaza ngo se kubabarira niki? Ijambo rya mbere, kubabarira ni ukwihorera. Ni ukwihorera kwemewe. Umugabo umwe w'umunyamerika yishe umugabo mugenzi we, amaze kumwica afata n'umwana yarasize amuhambiraho grenade iramuturikana, nawe asigara ari ikimuga. Arangije wa mwana Imana imugirira neza, aza kugira ikigo c'imfuzi. Bukeye amenya ko wa mugabo wishe se nawe ubwe akamumugaza, yapfuye asiga umwana. Arangije afata wa mwana amuzana muri cya kigo ciwe c'imfuzi, aramurera nk'izindi mfuzi. Arandika kuri gate y'ikigo ciwe, arandika ngo narihoreye. Uko niko kwihorera kw'abakristo kwemewe. Uwo muntu niba ababaje umutima wawe, kwihorera si ukumukubita ingumi kubera ko umurusha agatuza. Kwihorera ni ukumubabarira. Ngiyi inzira yo kwihorera y'abakristo, muzajya mwihorera gutyo. Gutyo biremewe. Niba umuntu ababaje umutima wawe, uzita umubabarira, ni ukuba wihoreye. Amen. Iryo turivuyeho. Amen. Aka kabiri karavuga ngo kubabarira ni ukwirengagiza ko wahemukiwe. Abantu benshi batunze mu mitima yabo, ndabigereranya n'igikapo. Igikapo kibamo imbabazi mu mutima wabo, bakibitse nk'ubutunzi bategereje abazaza kubasaba. Umuntu namusaba amuhe.
si uko Imana idutegeka. Imana iradutegeka kubabarira abadusabye n'abatadusabye. Kora mu butunzi bwawe bw'imbabazi ubabarire bose. Kora mu butunzi bwawe bw'imbabazi uzihe bose. Niba zigusaba ni byiza, niba utazigusaba uzitange. Urabika se nk'uzazigurishe ntabazazigura, zizagupfana n'ubundi uzapfa baguhambe zikicuzuye mu mutima. Babarira, babarira. Kubabarira ni umurimo w'abanyembaraga. Imbaraga si ukuvuga ku ndimi, imbaraga si ugushamburiye, imbaraga ni ukubabarira mu gihe wahemukiwe. Niba utaragera ku rwego rwo kubabarira umuntu wakugiriye nabi, uri umunebwe mu bandi, icyo barusha gusa ni ukuvuga ku ndimi, ariko uri umunebwe. Uri umunebwe ukeneye guhitugwa n'ijambo ry'Imana ugakanguka. Babarira, babarira, babarira. Umuntu ntababarira kubera ko bamusabye imbabazi, hababarira kubera ko yahemukiwe. Ahabayeho guhemuka, ikiba gikenewe ni imbabazi gusa. Uzanyura mu buryo ubwe akaza akazigusaba, wewe wenyine atanazigusabye, ukwiriye kumubabarira. Umuntu akwiriye imbabazi nta kindi, kubera ko nawe hari abo wahemukiye. Hari abo wahemukiye, yenda ntibari hafi, ushobora kuba warimutse ubasiga mu gihugu babagamo, mwabanyemo, wahemukiyemo, uza muri iki. Ariko nawe ukwiriye imbabazi, niyo mpamvu nawe ukwiriye kuzitanga. Tubabarire, niko gusa n'Imana. Abasa n'Imana barababarira. Ubundi kubabarira ni imvugo y'Imana. Imana, ijambo ry'Imana niryo ridutegeka kubabarira. Rero kubabarira ni ukumvira imvugo y'Imana ku buzima bwawe. Umuntu utababarira ni umuntu ubaho atazayumvira imvugo y'Imana. Buri munsi Imana irakubwira ngo babarira, babarira, babarira utitaye. Amakosa ntagira ibyiciro. Gusa niba hari icyabayeho umutima wawe ukumva urababaye, aho ni imbabazi zitangirira. Tangira ubabarire, nuko birahagije. Kubabarira ni ukwibohora kugira ngo ukomeze urugendo ruja mu ijuru. Hagira umukobwa umwe utambuka wambaye agakweto kagasiripa. Umukobwa wambaye agakweto kagasiripa, ni urugero ngiye gutanga gusa, arahita asubirayo. Ni urugero rutoya, ndasigara mbisobanura. Yasubiye mu ntebe. Agara hano imbere yanje, use n'urengeje ukuguru mu rukweto. Uko uyu muntu mukandagiye urukweto yambaye, twembi ntawova hano. Kugira ngo ntere imbere, ngira intambwe ntere, birasaba ko nkuraho ukuguru. Ninkuraho ukuguru nawe aragenda. Ariko ninkenera kumugumana hano, naje ibyanje birapfa, ntahonja nawe ntahoja. Imana imuheze. Niba utazubabarira ntaho uzagera. Uwo utababariye nawe ntiyanagusaba n'imbabazi, murangana, muzahora aho ngaho. Niba ukeneye kuja imbere, niba ukeneye kuva aho uri, babarira, wihambure, ihambure mu mutima wawe kugira ngo utere imbere. Niba uziritse abantu, umenye ko nawe ufite inshingano yo kubarinda, kandi nubarinda muragumana mu kibanza kimwe. Kandi titwahamagariwe, Bibiri iravuga ngo uko bukeye uko bwije tuva mu bwiza tuja mu bundi. Uzaguma kuri iyo ntambwe niba utababarira. Babarira. Mu bintu bibaho bigoye, kubabarira, guhemukirwa n'uwo wagiriye neza biza biremerera umutima. Ariko niba uri umunyembaraga,
cyangwa se niba ushaka kuba umunyembaraga witoze kubabarira na bene ubu ukagirira neza umuntu yarangiza akaguhemukira witoze kumubabarira nuko uzaba ubaye umunyembaraga. Ijambo ry'Imana imbaraga zaryo si ubushobozi bwo kubisobanura kubera ko Imana ntiyaduhamagariye kuba abavoka, ntituri abavoka b'ubwami bw'Imana. Twahamagariwe gusa na Kristo uko asa. Kumenya ijambo ry'Imana ni uguhinduka nkaryo, kumenya kubikora, ntabwo ari ukumenya kubivuga. Iyo ijambo ry'Imana imbaraga zaryo hari uko ryinjira mu muntu nawe akabasha kubivuga, ibiraga ntibyogiye mu ijuru kubera ko bidafite ubushobozi bwo kuvuga. Ariko ijambo ry'Imana ribereyeho kugira ngo biduhindure tubeho mu buzima. Baho urugero, niba umuntu ari umuhanga akaba azi kubwiriza no gusobanura neza ububi bw'icyaha cyo gusambana, ariko agasambana, imbere y'Imana ntabazi naho byanditse, kuko kubimenya ni ukureka kubikora. Yego, Imana mwisi ntawe yasigaye ifirimbi ngo azasifurira abandi. Umusifuzi mu kibuga uzukina neza akakwihorera, ugatsinda igitego akakwihorera, wakandagira mugenzi wawe agasifura. Iwe ikiba cyamuzanye ni ukureba amakosa gusa ari bukogwe mu kibuga, ariko twese ntawe Imana yasigaye ifirimbi, uzi ureba amakosa yawe gusa. haleluya, haleluya, nayireke nawe akeneye ijambo ry'Imana. Ntawe Imana yasize kugira ngo aza turebera uko tubikora. Oya, twese turi mu mwenda wo kubikora, twese turi mu mwenda wo kubikora. Uyu ni umurimo utagira abasimbura, uyu ni umurimo umuntu akora kuva awutangiye, kuva wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ni ubuzima ubamo kugeza upfuye. Impamvu biza bigora kureba n'abasubiye inyuma nuko urugendo rwo mu ijuru ruza ruhera mu mutima rukarangirira mu ijuru. Noneho umuntu yasubira inyuma mu mutima kubera ko hataboneka, tugakomeza tukamuha icubahiro kandi yarahindukiye. Ariko kandi no kumenya ko wanyu yahindukiye, igikwiriye si ukumuvuga, igikwiriye si ukumuta, igikwiriye ni ukumwereka urukundo no kumuganiriza no kumusengera. Akenshi Imana irapfusha tugaseka, natwe twapfusha nayo igaseka. Mbisobanure, subiramo. Imana irapfusha tugaseka, natwe twapfusha ikaduseka. Ndabaha urugero. Iyo umuntu yari asanzwe ari umuyumbe agakora icyaha runaka, tuba tubonye inkuru, mukohereza amafoto, mukohereza amarikodi, ugasobanura iyo interview urimo kuyikoreshwa nande, ukishima. Niba yari umuririmbyi ukurusha kuririmba ukabona ko agiye gusubira inyuma mare, nawe ugakomera. Niba yari conductrice ukabona ko bamutenga, hanyuma wowe ugahita ufata umwanya ukishimira kunanirwa kw'abandi. Nawe wapfusha nk'umubyeyi wawe, Imana ikishima ko imujanye, nawe ugasigara urira, kuko nawe igihe yapfushije nawe warasetse, nawe uzapfusha iguseke. Haleluya! Bimwe mu bintu bituma abantu bananirwa kubabarira ni ukubera ko ababarira umuntu ikosa yakoze akongera akarisubiramo. Ntukababarire witeguye imvugo nziza iva ku wo wababariye. Numubabarira akakuvuga neza sava, natanakuvuga neza wowe ukomeza umubabarire, kuko ni wowe uzi ico uharanira. Hari umugani abanyarwanda bazavuga bakavuga ngo naho waba uzinira mu mazi ngo abakwanga bavuga ko batumurira ivumbi.
ukaba uri muziniraho muri pisine kubera ko bakwanga bakavuga ko urimo kubatumurira ivumbi kandi nta vumbi ryova muri pisine ntibibaho. Umuntu ukwanga, umuntu ufite intego yo kuguhemukira gusa, ntaco wokora ngo akibone ko ari cyiza, ariko birakwiriye ko nuwo nawe umubabarire. Nibyo byiza. Haleluya. Kubabarira ni byiza. Ikindi, hari abantu bazafata ibyiza, ibyiringiro by'ibyiza bafite bakabishira ku bantu, akavuga ngo mfite ababyeyi, ibyiza numva nzageraho nibo bizaturukamo. Akavuga ngo mfite abavandimwe, ibyiza numva nzageraho nibo bizaturukamo. Mfite inshuti, zarangiza za nshuti zikamuhemukira, yarangiza bigatuma nawe ananirwa kubabarira. Ndabaha urugero rwa Yosefu. Ubundi Yosefu abavandimwe be nibo bamugiriye nabi, ariko kandi uwe nibo yagiriye neza. Uwo ukwiriye kugirira neza ni wa wundi wakugiriye nabi, kuko hari neza y'abagukunda itazagira icyo ikumarira, hakaba n'urwango rw'abakwanga ruzakugeza ahakomeye. Dufatiye urugero kuri Yosefu, Bibiliya iravuga ngo se yaramukundaga kugeza ubwo yamusoneshereje ihuza itandukanye n'iz'abandi kubera urukundo. Ariko mbabaza, ubwo rukundo hari icyo rwamumariye? Oya. Uretse kumuteranya n'abavandimwe. Ariko urwango abavandimwe be bamugiriye bigatuma bamugurisha, bakamugurisha bamuhombesheje amafaranga make cyane, hatogura umusore. Urwango bamwanze niko rwamugejeje kubikomeye yagezeho. Haleluya. Haleluya. Ise yaje guhuruka, umwana yarabaye umuntu ukomeye, zaranyuze ku nabi bamugiriye. Nawe uzubabarira kuko utazi inzira y'Imana izanyuramo igutabara. Yego. Hari igihe wa mwanzi wa azakugirira inabi, izakugeza ahakomeye. Hari n'igihe n'umukunzi wawe azakugirira ineza utazagira icyo ukuramo. Ni ukuvuga ngo ineza Yakobo yagiriye Yosefu ntacyo yigeze imumarira. Ako gakanzu Bibiliya ivuga yarakambaye karashira, nyuma y'ako gakanzu nta kindi Bibiliya kirenzeho. Ariko bamuhemukiye batumye agera ahakomeye. Kubabarira ni rimwe mu mahame atuma ijuru rikinguka ku bwawe, kuko Bibiliya iravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wa Kristo wari wuzuye kubabarira. Ndabaha urugero rwa Stefano, bamutera amabuye, barimo bababaza umubiri, arababara, ariko uko arushaho kubabara niko yarushagaho kubabarira, kandi uko arushaho kubabarira niko ijuru ryakingukaga kubwe. Yego. Harangije ngo abona Yesu ngo ahagaze mu ijuru. Haleluya. Ikintu kimwe ushobora gukora kigahagurutsa Yesu mu ijuru, agahaguruka ku ntebe ye, ni ukubabarira umuntu udakwiriye imbabazi. Nimusoma muzahishu muzabona Yohana avuga ko yabonye Yesu ngo yicaye ku ntebe. Nuko na Yesaya nuko yamubonye ngo yari yicaye ku ntebe, ariko Stefani we suko yamubonye. Yesu yari yahagurutse kubera igitangaza cyabaye. Niba ukeneye kubaho ubuzima ushobora gukora igikorwa n'Imana mu ijuru igahaguruka, babariye umuntu udakwiriye imbabazi. Yego. Uzahagurutsa Imana ku ntebe yayo. Niba ubabarira mwene so na so mu ijuru ntaza kubabarira, ntaca kirenza amaraso ya Yesu yatanze kubw'amaraso, ntaca kirenza amaraso ya Yesu yatanze kubw'amaraso,
acakireza amaraso wowe wahemukiwe bingana iki? uzabona ko wahemukiwe kuruta uko Yesu yahemukiwe n'abo yaremye. Kera tukibiyo twabaga inka yateraga umuntu umugeri ukayikubita uko ushaka, kandi inka kuriya si twe twaziremye, twari duturanye gusa, ariko si zari izacu tworoye, ariko si twe twaziremye. Noneho ibaze Yesu wakubiswe n'abo yiremeye, ariko akabona imbaraga zo kubabarira. Wowe utarabonaga imbaraga zo kubabarira inka iguteye umugeri, kandi nawe utarayiremye, gusa inka muturanye, kubera ko yiti yawe. Babarira. Abantu benshi bafashe ibyiringiro zabo babishira ku bantu, hanyuma umuntu mukagenda hariya kuri airport mukavugana ko napfa kugerayo ari wewe wa mbere azafasha. Twumva ijambo ry'Imana, warangiza yagerayo ntabikore, nawe kugwawe ruhande ugaharanira gukora inabi yose mu bushobozi bwawe, ugaharanira na dukeya wari ufite ukadutakaza urimo umugirira nabi. Sibyo, umuntu yogufasha ariko umuntu ntiyokubeshaho. Bahe umukoro mutoya, uzafata umwanya wandike, nuzozugura airtime wandike, ayuguze airtime. Nutuma umwana guhaha imboga wandike, nugura ishati wandika yuyiguze. Numara uzayateranye ku kwezi, numara uzicare utekereza ayo mafaranga yavuye. Amake uzayabonera ubusobanuro, amenshi nayo utazabonera ubusobanuro, yavuye mu kuboko kw'Imana. Imana niyo itubeshaho. Abantu baragufasha ariko ntibokubeshaho. Niwizera abantu nibatagukorera ivyo wari ubizeyeho, umutima wawe uzakomereka kandi bikunanire kubabarira. Ariko niwizera Imana, umuntu nagufasha uzamushimira, natanagufasha Imana irahari. Mwami Yesu, izina rya Yesu Kristo, gira neza Jehova, duhe imitima ibabarira, neziseri varte, duhe imitima ibabarira Kristo, kandi sikele grace koza umurimo kundila adari eka abatumbe nkirya Yesu Kristo umwana w'Imana, izina rya Yesu, kandi